Urakaza neza nanone kuri K-Drama Rwanda. Dutangiranye n'umwana w'umukobwa. Uyu mwana yitwaga Krenia. Yari ari kugurisha amazi. Uyu mwana yari imfubyi adafite mama we. Yabanaga na mukase. Dore inshingano yabaga yamuhaye. Umwana arimo aragenda mu muhanda. Hari uwamuturutse inyuma. Arangije amuhamagara mu izina ati Krenia nyagasani. Akimara kumuhamagara, umwana ageze imbere yumvijwe ararizi. Witegereze, umuhamagaye tubonye yambaye iby'umweru ndetse n'isura ye n'umweru. Umwana ahindukira avuga ati mama nyagasani. Tekereza nawe kuba wari uzi ko umuntu yitabye Imana yapfuye kera, wahindukira ukamubona inyuma yawe. Ni ibintu bitangaje. Ndetse umwana yahise aza kumva icyo nyina yamushakiraga. Nyina aramubwira ati none aha turi kuvugana, jya mu rugo ugenda utabare murumuna wawe nyagasani. Ese murumuna we afite ikihe kibazo? Bimugendekeye bite? Kuki bitumye umubyeyi witabye Imana agaruka nanone akaza kuvuga aya magambo? Abwira uyu Krenia ati murumuna wawe ari mu bibazo, genda mu rugo none aho umutabare atari mu byago nyagasani. Ariko uyu mwana w'umukobwa we, bitewe n'ukuntu yari amaze igihe atabona nyina, yaramubwiye ati ndashaka kugumana nawe, nari ngukumbuye. Ariko nyina aramubwira ati ntugire indi ntambwe utera uzusatira, ati intambwe zose usigaje zitere wirukanka ujya mu rugo ujya gutabara murumuna wawe. Ariko umwana we ati mama nari ngukumbuye, ndashaka kuba ndi kumwe nawe, nari nkumbuye kukubona, nkumbuye kumva n'amagambo yawe. Ati nakubwiye ati jya mu rugo nonaha, right now ujya mu rugo ugenda utabare murumuna wawe. Murumuna we afite ikihe kibazo? Ndetse aramubwira ati ibyo kuza unsatira byo ntago ari byo byibanze, kuko ntago bikenewe nonaha, kubera ko mukase ari kumuroga mu byo kurya agiye kumuha. Nonaha tuvugana ibiryo agiye kumuha birimo uburozi, naza kubirya ubuzima bwe buraza guhita buhagarara, ntabwo ari buze kongera kubaho nyagasani. Ati rero niyo mpamvu nje nonaha, ntabwo nzanwe no kugira ngo nganire nawe, ntabwo nje kugira ngo mbe ndi kumwe nawe, ahubwo nje kugira ngo nkwibutse ko ugomba gutaha wirukanka ukajya gutabara murumuna wawe. Ubuzima bwe muri aka kanya buri mu biganza byawe, ni wowe wenyine ushobora kuba wamutabara. Rero uko uri buze gukomeza utindanga uvuga amagambo menshi, biri buze gutuma ahura n'ibibazo, biri buze gutuma ubuzima bwe bujya mu kangaratete, ndetse ashobora no kuza kuhaburira ubuzima. Ese wowe umuntu akubwiye gutya ukumva ko murumuna wawe ari mu bibazo, wakomeza kugumana na mama wawe? Wabigenza ute? Ese wahita wiruka ukajya gutabara murumuna wawe, cyangwa wagumya nawe nyine ukaguma aho ngaho ukavuga ati ndashaka kuba ndi kumwe nawe mama wanjye, ndashaka ko tugumana? Umwana disi yarakumbuye nyina agiye kumuhobera, yaramubuze, yahise aburirwa irengero. Bisobanuye ngo nta nubwo hari n'umuntu wa nyawe nyine ufatika. Bisobanuye ngo nyina yaraje aha ngaha kugira ngo amuhe sinyari gusa ajye gutabara murumuna we. Umwana yasigaye avuga ati mama mama mama, gusa nyine byari iby'ubusa. Nyina yari amaze kugenda gusa musigiye ubutumwa. Aramubwira ati none haguruka ujye mu rugo ujye gutabara murumuna wawe. Yahise yibuka amagambo nyina yamubwiraga ati genda utabare Cherish murumuna wawe, kora ibishoboka. Nawe ayo magambo yayasubiyemo asubiramo izina rya murumuna we, ahita yibwira ko igikurikiye ari ukujya gutabara. Kibuno mpamaguru yatashye mu rugo. Reka tugaruke mu rugo iwabo sasa turebe ikiri kuhabera. Dore mukasi ibyo yari arimo neza neza nk'uko nyina wa Krenia bivuze, ni nako biri. Ndebera ibyo mukasi yari ari gukora. Yafashe ibiryo arabitegura neza, yabitetse yabyitondeye. Arangije hari icyo yavanyeyo atangira gushyiramo. Icyambere cyo ntabwo ari umunyu yari ari gushyiramo, si urusenda, ndetse abana ubundi nta nubwo bakunze no kurya urusenda, ntabwo yari kurushyiramo. Ikigaragara cyo yari ari kubihumanya nk'uko mama w'abari abana bivuze. Gusa icyo tubonye cyo Krenia nawe ari mu nzira ari kuza yirukanka. Hari harimo akagendo, yananiwe, ariko ntawe unanirwa mu bibazo. Buri uko waba umeze kose wana mu ntambara uriruka, mu bibazo uriruka. Niyo wananirwa ntabwo umenya ko wananiwe, ahubwo wowe ukomeza ushyiramo imbaraga wiruka. Uko mukasi yanabikoraga yari afite ubwoba, arebuzwa hirya no hino avuga ati aramusagiza umfata noneho nabigenza nte. Ariko iteka n'ubundi umuntu ukora ikibi birangira n'ubundi kimubanye ikibi gihora gisindwa iteka.
iteka nyine usanga ineza itsinda. Yamaze gufata ibiryo, amaze kubihumanya, yashyizeho ji, ashyiraho n'amazi, buri kimwe cyose gikenerwa ku meza arabizana. Ibi bintu ko bidasanzwe ra. Ndetse amaze kubitegura neza, amaze kubitereka ku meza, yahise ahamagara wa murumuna wande wa Kereniya. Ntabwo turamubona, yahise amuhamagara cyane, aravuga ati ese aka kana kari mu bikira ko katinze, imbere nagahamagariye ntabwo kari kunyumva. Arongera aramuhamagara, avuga nabi shaho. Yamuhamagaraga avuga nabi ati sharish, avuga nabi nyine ikijwi gikanganye ukuntu bigaragara ko atabimuteguriye, abyishimiye mugani. Ntabwo ari ibintu bishimishije ibintu agiye kumuha, nawe azi neza ko ubuzima bwe agiye kubutwara. Ubuzima bw'uyu mwana mudisi ni gato cyane, ni agapucuri gato cyane. Uba aka kana koko akazijije iki? Ati uri igipfamatwi, niyo magambo yahise amubwira. Niko uri igipfamatwi wowe? Ayayayayaya, ushobora kuza cyangwa ukabireka. Wumve neza amagambo yamubwiraga, kandi yanamubwiraga mutontomera, amubwira nabi wagira ngo ni intare. Ndetse akana karaza, uzi kubona umuntu ari gutuka umuntu atamusubije. Ubuse nk'uyu mwana nk'uyu yari ari kumutukira iki? Ko nta n'ikintu yari amutwaye, nta n'ikintu kibi bari bavuganye. Umwana arangije aravuga ati mbabarire. Uyarangije aravuga ati nkubabarire iki se? Ntasoni urasaba imbabazi. Naherekanye nsakuza izina ryawe ndihamagara, naguhamagaye ndananirwa. Ahubwo ndibaza imbere nahereye nguhamagara wari urihe? Wari uri mu biki? Niki kintu gifite agaciro wari uri gukora? Ati nyine narindi mu nzu mama, narindi mu nzu, gusa nyine mbabarira, ntabwo bizongera ukundi. Disi umwana yaranafite discipline, yarazi ko ikoze ibintu nk'ibi nyine uba ugomba gusaba imbabazi. Ati ndashaka kumenya noneho rero, sobanurira ukuntu ibintu wari uri gukora bifite agaciro kurusha uko njye narindi kuguhamagara. Ibyo bintu bifite akahe gaciro kurusha inshuro zose naguhamagaye icyo njye nagushakiraga? Uri kumva bifite agaciro karenze ibyo Uri kumva rero wameze amabaho umaze kubyimba, niyo mpamvu igira hino se nyine. Ariko nta kibazo, humura, byose ndaza kubikwereka uko ndibuze kubigenza. Mu kanya byose ndaza kubya. Nyagasani, uyu mugore avuga amagambo mabi, witegereze urebe. Ati cara aho ngaho ndaje nkwereka utuntu. Kumbi yamuhumanyirije ibiryo, agiye kumugaburira. Umwana arebye aha ngaho ukuntu mukasa ari kumwitaho, ari kumuha keya. Si ibi bintu ni shyashya. Ubundi iteka hari ukuntu uba ubanye n'umuntu, ariko yakora akantu gato ukabona ako kantu ntigasanzwe. Akabona ako kantu ntigasanzwe. Ati fata ibyo kurya ngaha ubirye. Ati ni wowe nabiteguriye. Umwana arangije aravuga ati iki? Umwana yarikanze. Ati no si ibiryo ni ibyanjye? Ati cyane rwose ni ibyawe. Ntuzi ari icyo si ibyawe? Habaye iki? Hari ikintu kidasanzwe uri kubona cyabayeho? Kuba nkuzaniye ibiryo si uri kubona ari ibirenze? Bitewe n'ukuntu no mwana yari amuzi, yabanje kwitegereza ibi biryo, abona ni umwaka mwinshi. Bamwaruriye ibiryo byinshi, hariho inyama, bamuteguriye amazi, buri kimwe. Ese mukadata yabaye ikira? Umwana ntiyibajije. Arangije aravuga ati none se wanyaruriye ibiryo ushyiriraho n'inyama? Mwumva ukuntu bitunguranye cyane. Tekereza ko ubana n'abantu bakaba bazi ko iyo watetse inyama udashobora kuba wazibahaho. Ati noneho igitangaje kurushaho, urananseriva nkaho ibyo bidahagije, ushyiraho n'ikirahure cy'amazi. Ibi bintu se byumvikana bite? Umwana byaramutunguye. Amukadati ibi niwe yabikoze cyangwa bari kubeshya n'undi muntu wabiteguye? Ati none se ibi si ibisanzwe? Ntago nari isanzwe nguha amazi se meza na mbere hose ntago najyaga biguha byose gutya bimeze? Ati ntago bisanzwe. None se niba wamaga amazi n'inyama wayimpaga? Umwana uragana none nagatangaza. Ati n'inyama? Abonyeho n'inyama. Ubundi wajya gusanga se yohereza amafaranga ngo bahahe, ugasanga umugore yahashye inyama akazirya wenyine, akabaha ibishyimbo n'ibintu byaho. Ati none wampaye n'umwaka mwinshi, none igitangaje kurushaho, uyu mugore arangije avuga ati wacyana uri umusazi wowe, uri umusazi wuzuye rwose. Ayo magambo yose uri kuvuga nayiki? Ko nakuzaniye ibiryo wabiriye ukagabanya itiko? Wabiriye atubwo uri n'akabi gato cyane. Wewe wazanamvuga nabi. Tekereza ukuntu yahise avuga ati nakabi kagiri gato. Ati wowe uramutse ukuze wavamo sekibi nini, ariko ngo uri ka sekibi gato cyane. Ati ubu kuba nakuzaniye ibyo kurya uri kumva ari ikibazo?
noneho mbisubizeho, bashaka ko mbisubizayo cyangwa mbisubizeyo noneho ntabyo ushaka. Umwana yatungwa ari kubona ibintu bidasanzwe, ati ibi biryo ntabyo ukeneye mbijyana. Umwana araje avuga ati oya ntabwo ari ibyo navugaga rwose, ati imburamumaro gusa, kobwa imburamumaro, ati uno munsi rwose niba nibereye muri mood nziza se nshaka kuba naguseriva, niba nifite umutima mwiza uno munsi na buri wese wazanga namugaburira, biba ikibazo. ahubwo ndi kwibaza ushobora kuba warya ibi biryo cyangwa ntabwo uri bubirye mbisubizeyo, urashaka ko bigenda bite? Ndetse ati rya ibi biryo bimare byose birangize gira vuba vuba, ndetse gira vuba se nyine ntutume njya guta umwanya wanjye ntekereza ibindi. Bakiraho Ukraine nawe ari mu nzira, umutabaza ari kuza, ese ntago ari buze kuhagera asanga Cherish murumuna we yabiriye, biri buze kugenda bite? Cherish naza kubirya biragenda bite mwa bantu mwe? Reka twitegereze turebe. Ati gira vuba vuba, erega muhora muvuga ngo ndi umumama mubi, ngo senjya mbitaho, ngo mbafata nabi, noneho ndebe icyo muzanshinja, ndebe icyo muzaheraho mubinshinja. Uyu mwana araje avuga ati sha rwose mukadata ndi kubona ibintu rwose ari gukora bidasanzwe, ubundi na mbere hose yaza kuba ameze gutya byari kuba byiza, rwose ikibazo nuko ari kubikora atinze. Ubundi mbere hose yaza gukora nk'ibi ntituba twarakuze, ntituba twarabaye beza. Gusa umwana yaratunguwe, ntabwo bino bintu bisanzwe. Araje aravuga ati ariko nanone se guko yabimpaye akanshyiraho n'ibinyama, akaba mbona ari byinshi, ubundi wabiri reka nirire wana, ubundi nta myaka 100, reka nirire umwaka wana, ubundi kizaba nzana mu muti. Arangije afata umwaka atangira kwirira. Gusa muri ako kanya ari kurya, umutabaza ari mu nzira Krenia twabonye yinjira mu gipangu, ndetse umwana aravuze ati reka mbirye atarahindura intekerezo ngo azabinyambure. Ariko umwana atararya azamuye ikiyiko. Krenia yese avuga ati Cherish wirya ibyo biryo, ahita azamutesha ikiyiko hasi. We yamaze kumenya ikiri kujya mbere. Nyagasani witegereze. Ndetse uyu mwana araje avuga ati kubera icyo umbujije kwirira ubundi ukazumvangira, niye mpamvu ituma uza ukambuza kwirira ibiryo banyihereye? Ngize amahirwe mbonye ibiryo byinshi. Atumva tuza, ibyo biryo babishyizemo uburozi, yashatse kukuroga. Umwana ahita yikanga. Ubundi reka mbabwire, ubundi ikintu bita urupfu nta muntu utagitinya. N'akana gato yuko abwiye ko kazapfa bigatera ikibazo. Rero uyu nawe Cherish yumvise ko ibiryo yaragiye kurya babiroze, ahita ashyira hasi, agira mu ubwoba, arahaguruka aravuga ati iki? Ati ibi biryo byarozwe, mukadata yabishyizemo uburozi, yashakaga kuguhitana, yashakaga kukwirenza bakiraho. Papa wabo yahise atahuka. Nyagasani witegereze urebe akantu ku kandi. Ndetse mu kumara gutahuka yaje hanga avuga ati bana banjye mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Ati papa uragarutse, mbega ibintu byiza. Ariko papa wabo azavuga ati numvise muvuga ku bijyanye n'uburozi, numvise muvuga ko hari umuntu wabaroze. Ninde waba watinyutse kugerageza ibyo bintu bibi gutyo agashaka kundogera abana? Ninde waba wabyubahutse? Aka kana ka Cherish gato katangiye kumuha amakuru y'ukuntu biba byifashe mu rugo. Ati Krenia rero nibwo yarahakize, ubu ngo bavuye kugurisha amazi. Nyagasani tekereza umuntu w'umupapa nk'uyu ufite ibifaranga yohereza umugore we ngo ahahira abana babiteho, akumva ko abana be kumbi buryo baba bagiye gucuruza amazi, mukasaba yabohereje gucuruza amazi. Ati gucuruza amazi? Ati cyane rwose. Nibwo yarahakiza. Aterega no mu busanzwe mukadata sugira ngo ajya bafata, yarangiza nyine ajya dufata akatwohereza kujya kuvoma amazi, kugura amazi, kuyarangura, tukagenda tukayacuruza, amafaranga tubonye tukayamuzanira, yose tukayamuhereza. Ndetse abamwumvisha buryo nyine babayeho mu buzima bubi, ubuzima butaboroheye. Muri aho kanya mukasi yahise aza kuvanga ibintu. Yahise aza kuvanga ibintu avuga ati oh baby watashye se, wageze mu rugo, mbega ibintu byiza. Ndetse angaha amwereka ko amufitiye umutima mwiza, ndetse amumwereka ko amufitiye umutima mwiza n'abana be. Yarangije avuga ati baby wabuze uburyo ngukunda kandi nari nagukumbuye. Ati mbega byiza rwose kuba ugeze mu rugo. Ariko no mugabo hari amakuru yari akeneye kumva atamenye. Abana hari ibyo bashakaga kumubwira. Ati baby uragarutse?
ati cyane rwose ndaje ngeze ahangaha, ahubwo ndi kwibaza, hari akabazo kamwe ndi kwibaza, ntabwo nzi biri kujya mbere ahangaha. Aba bana sanze barimo batongana, barimo bavuga ko utabafata. Ati wagiye mu cyumba se? Ngwino mu cyumba tugire ibintu tuganiraho. Byose yakoraga ni ukuyobya marari, ntabwo akeneye ko bano bana bavuga ukuri, byose bakabivuga uko byakabaye. Ati numvise bano bana bavuga ko ibi biryo bari bagiye kurya hari ikintu cyashyizwemo. Nyagasani wumve neza. Ati hari ibintu numvise bavuga. Kereniya we yari mukuru, yiturije, yanze kugira icyo avuga, ariko agakana ka Cherish n'ubundi ko kari kazi ubwenge, byose karabivugaga. Ati nari ndanga ngiye kurya, ndetse ngiye kurya ibi biryo yari yangeneye, rero ngiye kubona mbona Kereniya araje. Akimara kugera ahangaha ahita ambwira ati wirya ibyo biryo. Nyagasani witegereze urebe. Ati wirya ibyo biryo. Nibwo yari akiva gucuruza amazi, ahise avuga ati shyira icyo kiyiko hasi. Ati Kereni sobanura rero ukuntu byose byagenze. Kereni yaraje aravuga ati ubwo nari nagiye gucuruza nahuye na mama, wumva aka kantu, kandi nyina tuzi ko yapfuye. Ati tumaze guhura rero niwe yaje arabimbwira, ndangije nanjye ndaza mbibwira Cherish murumuna wanjye. Akagarangije karavuga ati nanjye nyine Kereni yaraje arambwira ngo ibiryo birarozwe, ngo birimo uburozi, ndetse ngo byarozwe na mukadata nyine uyu nguyu ngo niwe yabiroze. Yarangije aravuga ati mwabana mwe muri kuvuga ibiki? Sasa yumvise ari kuraburizwa, aba bana bashobora kuba bagiye kumukoraho bikamukoraho nawe. Ati iki? Ati nyine aba yagiye kugurisha amazi, amakuru niwo yazanye, ndetse anagarutse nta mazi azanye, nta n'amafaranga azanye. Ati byose nabyo wari ubizi papa? Nabyo wari ubizi ko Kereniya ajya kugurisha amazi buri munsi yari ku muhanda, yirirwa agendana amazi ayagurisha? Ugereranyije avuga ati iki? Umva buri so gatoya. Ati hani ibyo rwose ntubitekerezeho, ntago ari ibyo bari kuvuga, ntago ari ko kuri. Ndetse ahangaho n'umugore atangira kwidefanda, ariko byose n'ubundi byari iby'ubusa. Ati bebe urabizi rega, abana bawe se ntubazi, bakunda kuzana ibintu by'imikino myinshi, bakazana ibintu bya joke. Shaka rwose ibyo bari kukubwira ntago ari ukuri, nizere ko bazi. Buriya rero hari igihe umuntu aba afite abana bakunda kuvuga iteka, abana avuga ukuri bagafata nkaho nyine atari ukuri kandi ari n'ukuri. Niyo mpamvu n'umuntu usibye n'abana, umuntu ukunda kuvugagura cyane, hari igihe bagufata nkaho utari seriye, bakaba bumva ibintu byose uvuga nyine biba atari ukuri. Uyu mugabo arangije aravuga ati abana banjye rero ndabazi bakunda kuzana imikino cyane, ariko ntago bashobora kugushinza ibintu by'uburozi nk'uku ku busa. Ntago ibi bintu bashobora kubikora ku busa, uko biri kose hari igihamya bafite. Uri kumva neza aka kantu? Ati ikindi ugomba kumenya, numvise Cherish abivuga cyane ko muri ibyo biryo birimo uburozi, kandi nanone nanjye ndi kubikemanga. Gute Cherish ashobora kwitora akavuga ibintu nk'ibyo ngibyo? Abeshya gute? Ati kandi no mu mazi ngo wamuhaye nayo, ngo ni amazi wamuhaye nayo ngo bwari burimo, sibyo Cherish? Ati cyane rwose papa, ibyo uri kuvuga ni ukuri, nanjye ibyo nari ndi kuvuga nyine wumvise niko kuri. Uyaranje avuga ati ceceka se nyine Cherish, ibintu uri kuvuga ni ibiki? Ngewe ayo mazi se naguhaye ahubwo aranashyushye? Reka kandi nanone ikindi ugomba kumenya Cherish, wowe n'ibiryo naguhaye n'igihe wabiteguye ni ibiryo biryoshye, ni ibiryo nitekeye. Uri kumva? Nta biryo rwose nigeze nguha ngiye birimo uburozi. Ntago wari wicaye ahangaha umeze neza, narangiza nkakuzanira ibiryo nkasanga uri kureba televiziyo, wumva aranabeshye. Kandi wibuke neza, niba ubyibuka, yateguye ibiryo bizana hano muri salo, ndetse mu kubizana yabizanye Cherish adahari, yibereye mu cyumba, ariko atangiye guteka imitwe abeshya ngo yidefande. Ese urwo munsi araza kurucika ko yakomeje kubagirira nabi? Niyo mpamvu bavuga ati ubundi buriya iminsi y'igisambo iba ari 40. Ushobora kugenda ugakora ibyaha, ukiba, ukagira urwana, ugasambana, ugakora n'ibindi bigiye bitandukanye, hanyuma ukaba uzi ngo ntuzafatwa, ariko igihe runaka nagira ngo nkubwire ko umunsi ari umwe ukazafatwa. Uyu nawe yabikoze cyane, akora ibishoboka byose, agenda bihishamo abana bakoresha ibintu bibi, ariko ndebera uko birangiye n'ubundi arafashwe. Ndetse n'umugabo yaravuze ati wenda ashobora kuba babeshya bagira gute, ariko iki kintu cyo ndagihamya ntago babeshya. Ati papa aradufata twese, ngewe na mukuru wanjye Kereniya, akatubwira ati mukorope ino nzu yose Nyagasani,
tekereza abana nk'aba ngaba bagakwiriye kuba bari ku ishuri, bagakwiriye kuba bari gukora homework, bari gukora n'ibindi bintu bikuza ubwenge bwabo, arabafata akabajyana mu mirimo y'imbaraga nk'iyi, kandi papa wabo aba yatanze amafaranga yo kuba bakishyura umukozi, aba yatanze amafaranga yo kuba byakorwa byose. Uyu mugore agiye kubatonganya, uyu mugabo yahise avuga ati umva genda gake, witonde, wijya gutuma avuga ibyo atagambire, mureke avuga ibimurimo. Urabyumva? Kandi ikintu ugomba kumenya, ibyo nabyo byanashoboka kubikora. Singira irindi jambo nongera kumva umubwira ngo naceceke, mureka avuge byose. Niba uzi ko wabikoze, n'ubundi niyo mpamvu uri kugenda. Ubundi iteka umuntu wakoze ikosa, iyo bari gushaka kuba bavuga ukuri kw'ibyo yakoze, uba usanga afite umunwa munini, ugasanga ari kwitanguranwa, rerererere ntago ari jyewe. Uyu mugore rero nawe niko yari ameze. Uyu mugore avuga ati ceceka bareke bavuge. Ndetse uyu nguyu yarangije avuga ati nari nakubwiye kubagurira imyenda ukagenda ukabahindurira imisatsi ndetse ukabashyiriraho indi misatsi, none ntabyo waguze. Ndetse uyu yarangije avuga ati none se wagira unjye kubigura uno musatsi? Umva tuza, ibyo tunabiveho. Reba aba bana banjye, reba ukuntu imisatsi yabo isigaye imeze, reba imyenda yabo yabasaziyeho, kandi buri munsi nkoherereza amafaranga. Ubundi amafaranga ngo hajya he? Amafaranga ajya he? Mugabo arangije aravuga ati okay, wenda byashoboka ko utabiroze, rero ahangaha hari uburyo ki twabikoramo. Ibi biryo wari waruriye Cherish umwana wanjye, kugira ngo unamwemeze ko ibyo bavugaga babeshyaga, reka tubimuhe turebe. Ati ukuntu wari wanamwaruriye byinshi. Ati papa ntago ari nk'ibyo ngibyo asanzwe aduha, wagize ngo se asanzwe aduha ibiryo nk'ibyo? Aduha gatoya, uno munsi sinzi impamvu yanamuhaye binini. Yari yamuhaye ibiryo byinshi, ariko mu busanzwe ntago ari nk'ibyo turya, baramuraburije nanone. Ati okay mutuze nta kibazo. Gusa umugabo nawe yarabibonye. Ubundi hari igihe abana bavuga ibintu byahindi bavuga ngo n'ay'abana, hari igihe umwana avuga ibintu koko nawe wabikurikirana ugasanga ni ukuri. Yego hari igihe bavuga ibintu nyine babeshya kuko ari ibibarimo, ariko hari n'igihe bavuga ibintu ugasanga ni ukuri. Baramureze bavuga ukuri kose, uko ibintu biba bimeze yose adahari. Bavuga ukuntu uno mugore atajya abaha inyama, ntiyagerageje kubaha akanyama gato cyane kadashinga, ndetse ku biryo ho ubundi inzara ngo yarabishe, kandi amafaranga baragenda bakanayakorera bakayamuzanira akayajyana. Ndetse no mugabo arangije aravuga ati umva rwose rero kugira ngo dusuzume tumenye ko ibi bintu ari ukuri, ugiye gufata bino biryo, ni warangiza urye, nushaka uryeho rimwe, ntago nkubwiye ngo ubirye ubimare kuko ntago ari igipatano uriho, urye bike. Ngewe icyo ushaka ni ukugira ngo ubereke ko bari kukubeshyera, utigeze ubiroga, nta burozi wigeze ushyiramo, nibyo nshaka gusa. Umwana arangije aravuga ati papa rwose ntari bibimuhe, muhahere kuri iyo nkoko nta kibazo. Iyo nkoko ni nawe yaroze, muhayihere habanza bariyarya nyagasani. Utwara turamuraburiza. Ati muhe rwose abirye nta kibazo, n'ubundi ntabwo twari dusanzwe tunabimenyereye, ubundi se yayiduhaga kangahe? Ntabyo twari tumenyereye, nayirye. Sasa yatangira gutongana. Ati baby nturebe ibintu abana bawe bari kunkora, reba ibintu bari kunkora, iki ni igisebo gikabije. Noneho igisebeje kurushaho nuko nawe uri kubashyigikira. Bari gukora amakosa nawe ukabashyigikira. Tumva hoya nta kibazo rega, ntabwo ndi kubashyigikira. Wowe ugiye gufata ikiyiko niwaragiza ukoremo, ntubirye ngo ubimare, urakuramo duke urye, hanyuma aba bana banjye babone ko rwose ibiryo rwose bimeze neza nta kibazo, hanyuma banabone ko nyine bari kukubeshyera, ibyo bari kugushinza rwose utabikora, ubereke kuri n'umubyeyi wabo kandi unabakunda cyane. Ati nta kibazo, ngewe ndaza kubirya, ariko ndakubwiza ukuri ko ninza kubirya nkabereka ko bari kwibeshya, byanze bikunze sinjye gukubeshya, aba bana bawe bari buze guhura n'ibihano bikomeye. Sasa wumve, ati kuko nukungerageza rero, niba ngerageza nkabikora nkabereka ko bibeshya, ndaza kukwereka nanjye ibihano ndibuze kubaha, ndaza kubaha ibihano. Ati nta kibazo rwose uze kubikora. Ati ndabahana, kandi birarangira n'ubundi bemeye ko ibyo ngewe mbana uburyo kimbita hari uburyo bwiza, ndetse birarangira bemeye ko ngewe ntanabaroga. Ati turabisezeranyije ko ndibuze kubahana nindamuka mberetse ko bari kwibeshya. Ndetse ahangaha akomeza kuvuga amagambo. Ubundi umunyabikorwa nk'iki gihe aba yabisoje,
ati iteka bamfata nkaho ntari mama wabo, bakamfata nabi, bakanyita amazina ntazi, wagira ngo ndi umukozi wo mu rugo. Ati ariko ndaje mbereka ko ibi byose turi buze kubikora, ndi buze guhita mbirukana mbavana ngamba shyire nyina. Umva amagambo yavuze, ati nimba ndamuka mberetse ko nta baroze nta burozi burimo, bari buze guhita bavanga, ntago nzongera kubana nabo, barahita basanga nyina. Ati kandi ibyo bintu turi buze kubishyira mu bikorwa, aba bana rega mbitaho nk'abana banjye, bafata nk'abana banjye, mbahakeya, ndabasengera, ndabakunda. Wumve neza uyu mugore ukuntu yari ari kwikina. Ati ndabasengera, ngenda buranka n'abasengera nkabasabira ku Mana, Imana nkayisaba ati rwose baho umugisha, nkanabaririmbira uturirimbo twiza tubasinziriza kugira ngo bajye muri mudu neza, baryame basinzira bagire ibitosi. None ndebera ibintu bari kunshinza, nkanabasomera Bibiliya by the way. None ndebera ukuntu bari kunshinza ibintu nk'ibi ngibi. Ariko byose yavugaga ni amatakirangoyi, kuki atari kubikora? N'inkuru zose mba nababwiye koko, n'inkuru mba nababwiye mba nabaciriye n'imigani. Ubundi jyewe nkabacira imigani ya za Bakame, bakishima. None bari kunkora ibi ngibi byose. Gute bankora ibintu nk'ibi? Gute batinyuka? Ariko byose ubundi kibiteye ni kimwe, nuko ugarutse. Kuba ugarutse ukwezi kumwe gusa ugiye ukamara ugahita ugaruka, nibyo bise bituma ubuse nibiho nawe mbafashe nabi. Kubizi ko na mbere hose ukiba naha ngaha aba bana nabafataga nk'abanje. Gute koko ibi bintu byagenda gutya? Umugabo aravuga ati akira testing aho nta kibazo. Ati ndabitestinga nyine, testinga akira testinga tu ngenda birya, nubwo ntazi uko babirya ariko ngenda birya, nta kibazo ndabigerageza. Gusa no mugore amagambo yavugaga byagaragara ko n'ubundi nawe hari ikintu ari kwikeka. Umugabo aravuga ati ariko se wariye koko ukareka ibintu nk'ibi ngibi? Wariye ukava mu magambo ko twakubwiye ngo bitestinge ubirye ubibereke? Ati ibiryo n'igihe wabiteguye mbifata neza, ndabiteka, ndangije ndabigabura, gute se nakwanga kubirya? Nyine va mu mikino wana, uri kuturira igihe. Va mu mikino, fata ibiryo urye birangire. Ibindi uri kutujyanamo n'ibiki? Irya, kubera icyo utarya ugakomeza ugenda ubyegeranya ubyigizayo, ibyo urimo n'ibiki? Wariye ibiryo bikarangira. Atoke ndabirya noneho njyewe. Agiye kubirya ariko nta mbaraga. Imbaraga wazikura ku bintu uzi ko birozwe. Abana barangije bavuga ati nabirya. Ati muceceka aho ngaho se nyine, mwese mufunga iyo minwa yanyu, nasoni murumva mvuga namwe mukavuga. Umujinya warahagurutse kuko bamuhamije, warahagurutse kuko bamuvumbuye. Umugabo aravuga ati ariko ukomeje kutubangamira. Ati papa ari kutubwira ngo duceceke, turaceceka nta kibazo. Ngaho nabirye twacecetse da. Ko twacecetse kuki atabirya? Umugore agira ubwoba, ese ararya buno burozi? Biri buze kugenda bitatu bana bangireyo muhumure. Muhumure araza kubereka ko ibintu byose biri buze kumera neza. Ati umva, nubwo dutera ubwoba, ino nzu ni ya papa, buri kimwe cyose kirangani cya papa, nta kintu cyawe na kimwe kirangaha. Rero bibaye ibishoboka n'ubundi kuko ibiryo ntabyo warya birarozwe, wamaze kubishyiramo uburozi ntabyo warya. Ubu rero bisobanuye ngo ugiye kugenda. Ahubwo ndi kwibaza uri buze kujya he nta n'ikintu ufite? Uraza kujya he nta kintu ujyanye ku bintu byose biri muri ino nzu ari ibya papa? Urajya he? Urahungira? Ibyana byatangiye kumusebya, batangira kumucyaha. Turajya he? Tubwira urahungira he? Umugore abuze icyo avuga, arangije buteye rero my love. Ati hari ukuntu buriya twabigenza nyine, ndabyumva, nagiye nkora amakosa menshi, ibi biryo nyine ibiryo byo ntabwo nabirya. Umugabo arangije avuga ati okay, niba utabirya rero aho nabyo nta kibazo, hari ubundi buryo ki twakoramo ibintu byacu bikagenda neza kandi bikajya mu buryo. Tambuka uze hano nkwereka mukundwa. Umugabo amufata akaboko amujyana amwerekeza ku muryango buke buke. Ati bana banjye muhumure ndaza kumwitaho. Ati papa mufata umujyana umusohore hanze, umukure muri ino nzu, witegereze ureba akantu ku kandi. Ubwo umugore yaragaragaye, ibyo yigeraga byose ubu gihamya yabonetse, nta n'ikintu na kimwe yarenzaho. Yaba arenzaho iki? Ntacyo aticeceka aho ngaho. Hoshi tugende nkwereka ahantu nkusohokana,
nkwereka ahantu nkujyana heza. Ariko umugore iteka nyine umunsi wo wa 40 wageze, nawe niba ujya ukora ibibi ukaba uzi ko ukora ibintu bitari byiza, ibintu nyine bitanogeye Imana n'abantu, menya ko hari umunsi umwe wawe uzagera ibyo bintu bikagutamaza. Ako kantu kazirikane, hari umunsi uzagera ibyo bintu bikagutamaza. Rero ibyiza nuko wajya ukora icyiza ukitambukira ukigendera. Ndetse umugabo yese amusohora mu nzu ye aramwirukana, ndetse yari amaze kubona ko abana be ubuzima bari babayemo igihe atarahari butari ubuzima bwiza. Yagarutse ahangaha arangije atangira kubabaza uko byari bimeze byose, bamutera story y'ukuntu byagenze. Ndetse umugabo arangije aravuga ati nige ndi mu makosa, ati rwose nige ndi mu makosa, ati mwese ndibuze kubafata mbajyane, hanyuma rero buri wese ambwire buri kimwe cyose ashaka, mbaguriye byose mukeneye, siko? Hanyuma rero tugende dushoping imyenda, dushoping ibyo kurya, dushoping ibintu byose mukunda. Ndetse ndanababwiza ukuri ko nta n'undi mugore nzongera kuzana, nta wundi mugore rwose nzazana. Tugende babakoreshereza imisatsi, mwambara imyenda, ndetse nzakomeza nibanire namwe rwose murampagije. Nta wundi mugore nkeneye uza gutuma mubaho nabi, utuma muhangayika, utuma mutabaho neza nk'uko mbishaka. Ndetse nuko nkuru yacu tuyisoje, hari igihe umuntu ahura na mukasa akamubera umuntu mwiza, akamubera nk'umubyeyi, ibintu bikamunezeza bikabaryohera. Hari n'igihe nanone ahura n'undi ugasanga ni ikigeragezo, ugasanga bimubanye ibibazo kurusha ahubwo. Rero aba bana nabo bari bahuye na mukasa udashobotse. Umugabo nawe nubwo atarabizi yari amaze kumenya ukuri. Ubu noneho ngira ngo abana bagenda bakamererwa neza, bakishima bari kumwe n'umubyeyi wabo, cyane ko papa wabo yari abonetse yagombaga kubitaho, akabafata neza, akabaha buri kimwe cyose nk'uko yari abibasezeranije. Ndabakunda cyane, hano kuri Drama Rwanda, ni usanga inkuru z'ubwenge. Imana ibampera umugisha. Ciao ciao.